Uturere tune tugize igihugu cy'u Rwanda twose twatsinzwe n'abakozi ducibwa asaga miliyoni 38 y'amafaranga y'u Rwanda. Utwo turere ni Nyaruguru, Nyamagabe, Rusizi, Rubavu twanenzwe n'abadepite kubera gutsindwa imanza twarezwemo n'abakozi batwo birangira duciwe asaga miliyoni 38 n'ibihumbi bisaga 800 by'amafaranga y'u Rwanda. Abo badepite basabye utwo turere n'izindi nzego kubahiriza amategeko by'umwihariko agenga abakozi kugira ngo badakomeza kujyana mu nkiko izo inzego bigashyira leta mu gihombo. Ni bimwe mu byagarutsweho kuri uyu wa mbere tariki ya 23 Ukuboza 2024 mu biganiro komisiyo y'abadepite bagize komisiyo y'imibereho y'abaturage bagiranye na Minisiteri y'Ubutegetsi bw'Igihugu ariyo Minaloc, umujyi wa Kigali n'uturere twa Kayonza, Ngororero, Karongi, Kamonyi, Nyamagabe, Musanze, Nyagatare, Kirehe, Huye, Bugesera, Burera, Gakenke, Gasabo, Gatsibo, Gicumbi, Gisagara, Kamonyi na Nyabihu na Nyamasheke, Nyanza, Nyarugenge, Nyaruguru, Rusizi, Rutsiro na Rwamagana ndetse na Rubavu na Ruhango. Ku bibazo bigaragara muri raporo y'ibikorwa ya NPCC by'umwaka wa 2023-2024 byashyikirijwe inteko ishinga amategeko. Depite Mukabunani Christine, Visi Perezida wa Komisiyo y'Abadepite y'imibereho y'abaturage, mu kugaragaza ibyo bibazo yagize ati: raporo ya komisiyo y'abakozi ba leta igaragaza ko uturere twa Rubavu, Nyamagabe, Nyaruguru na Rusizi turi mu nzego zatsinzwe imanza zaburanyemo n'abakozi bigatuma leta icibwa miliyoni 38 n'ibihumbi 800 birenga, harimo n'ibihumbi 654 hejuru y'indishyi na miliyoni zisaga 32 y'uburenganzira bw'abakozi. Mu kwisobanura, umuyobozi w'akarere ka Rubavu Murindwa Prosper yavuze ko ibyo bibazo byabayeho mu mwaka wa 2021-2024 ariko ubu ngubu bidaheruka muri kano karere. Ati uwari ushinzwe uburezi ku karere witwa Eustache wakoze ikosa agashyira umwarimu witwa Bayingana ari mu bategereje batsinze ikizamini cy'akazi waiting list atari we ugezweho, amufata mukuye inyuma y'abandi amushyira ku kazi nta n'ibaruwa abifitiye. Igihe cyo kumuhemba kigeze kuri icyo kigo ntibamuhemba kuko atari yujuje ibisabwa nta n'amasezerano y'akazi nta n'ibaruwa y'akazi yari afite. Uyu meya Murindwa w'akarere ka Rubavu yakomeje avuga ko nyuma yo kudahembwa uwo mukozi yareze akarere, maze urukiko rwanzura ko yishyurwa amezi 4 atari yahembwe. Umukozi wagize uruhare muri ayo makosa aganisha kuri ruswa uwamushize mu kazi arirukanwa, anategekwa kwishyura indishyi 700 by'indishyi y'akarere kaciwe. Yavuze ko uwo mukozi wari wahawe akazi yaje kongerwa kuri liste ahabwa akazi byemewe n'amategeko. Yavuze ko hari ikindi kibazo cy'umukozi wahawe akazi ko gufotora ibibanza by'ubutaka, ariko mu gihe yari mu kazi natange raporo y'uko akazi kakozwe bituma adahembwa. Aregeye urukiko, akarere karatsindwa gategekwa kwishyura imishahara yose atahembwe, noneho indishyi y'ibihumbi 720 zishyurwa n'abakozi b'akarere bo mu ishami ry'ubuhinzi n'ibidukikije batakurikije ikibazo hakiri kare. Hildebrande Niyomwungeri, umuyobozi w'akarere ka Nyamagabe, we yavuze ko umukozi wareze aka karere Nyirahabimana Francine agatsinze kishyura indishyi y'ibihumbi 620, akaba yijeje ko bagiye gusesengura uwateje igihombo agasabwa gusubiza ayo mafaranga. Umuyobozi w'akarere ka Nyaruguru Murwanashyaka Emmanuel, we yasobanuriye intumwa za rubanda ko ubwo raporo ya komisiyo y'abakozi ba leta yakorwaga byagaragara
kagaragaraga ko katsinzwe n'umukozi, ariko nyuma akarere kaje kujurira mu rukiko rukuru karamutsinda ngo kafashe ingamba z'uko ikintu cyose cyatuma akarere gashorwa mu manza bakirinda. Mu karere ka Rusizi, umuyobozi w'akarere ka Rusizi wungirije ushinzwe iterambere ry'ubukungu Uwimana Monique yasobanuye ko umukozi watsinze akarere ka Rusizi Habiyaremye Janvier yari yakuwe mu murenge ashyirwa mu karere. Agezeyo ibijyanye n'ibyo agenerwa bijyanye no kwishyura ideni ry'imodoka birahagarara, ajyana akarere mu nkiko arabatsinda, bityo ubu akarere karimo gusesengura ku waba yarabigizemo uruhare ayo mafaranga umukozi yatsindiye ayagarure. Perezida w'abadepite bagize komisiyo y'imibereho y'abaturage Honori Uwamariya Veneranda yavuze ko inzego zikwiye kubahiriza amategeko kugira ngo hirindwe amakosa atuma leta ishorwa mu manza. Yagize ati umukozi watsinze leta itegeko rishyirwa mu bikorwa, ahabwa uburenganzira bwe, ahabwa indishyi. Inama twatanze no kubahiriza ya mategeko, kuko iyo itegeko ryubahirijwe ntabwo wa muntu ajya kujurira, ariko umukozi iyo itegeko ryamurenganyije n'ibyo afitiye uburenganzira ntabihabwe arabihabwa kubera itegeko, n'indishyi zigatangwa. Umunyamabanga uhoraho muri Minisiteri y'Ubutegetsi bw'Igihugu Minaloc Gakire Bob yasobanuye ko ibibazo byagaragaye by'abakozi mu nzego z'ibanze gituma abakozi bari guturere mu nkiko tugatsindwa, barimo gushaka uko bakivugutira umuti, kimwe n'andi makosa akorwa mu micungire y'abakozi mu nzego z'ibanze. Yagize ati ibyagaragaye muri raporo bigaragaza ko tugifite urugendo mu micungire y'abakozi, cyane cyane mu nzego z'ibanze. Hari ingamba dufatanyije n'izindi nzego ku bijyanye no kongera ubumenyi n'ubushobozi bafite kuko abakozi batameze neza n'ibindi nabyo ntabwo byakorwa. Angelina Muganza, umunyamabanga nshingwabikorwa wa komisiyo y'abakozi ba leta, yagiriye inama inzego z'ibanze ko buri mukozi akwiye kumenya inshingano ze no kuzubahiriza, bagakoresha ubwitonzi no gushyiramo imbaraga kugira amakosa atongera gushyira leta mu gihombo. Muri iyo raporo ya komisiyo y'igihugu y'abakozi ba leta yashyikirijwe abadepite hagaragazwa ko 27.13% by'ubujurire bw'abakozi iyo komisiyo yakiriye basanze bufite ishingiro. Uturere n'umujyi wa Kigali bikaba byihariye 18.8%. Reka mushimire wowe twabanye muri aya makuru avugwa yacu y'uyu munsi. Niba ari ubwa mbere udusuye rero jya munsi y'iyo nkuru urabona ijambo subscribe cyangwa se abone, ukandeho n'akazogera kaza nako ntugasige nako gakandeho. Icyo gihe uzaba ushimangiye yuko ugiye kujya uwa mbere mu kubona amakuru ndetse n'ibiganiro tugenda dutambutsa. Ushobora kuduha igitekerezo cyawe y'icyo twazagarukaho mu makuru tugenda tubagezaho umunsi ku munsi. Mugire Imana kandi muzagire umwaka mushya muhire wa 2025.